igihe uri mu by'Imana yaguhamagariye nicyo gihe intambara iba nyinshi. Intambara izanwa n'umuhamagaro. Umuhamagaro ukurura intambara, umuhamagaro ukurura ibibazo. Inshuti zirakwangira mu muhamagaro, abavyeyi, abana, abavandimwe ntibakumva iyo uri mu muhamagaro, kuko umuhamagaro n'uwawe ku giti cyawe. Babona ibyo ukora ariko ntibumva uwo muvugana, bo bakujija mu bikorwa byawe ariko ntibakujija kwijwi wumva. Igihe Sawuli yari mu nzira y'i Damasiko ngo abarahirwa babonye agwa hasi ngo bakumva ibintu ariko ntibabona Yesu, niwe wabibonaga wenyine. Imana iguhamagaye ni wowe yiyereka, si bo yiyereka. Niyo mpamvu dukora ibintu batemera, batumva, baturwanya ngo ibi ni ibiki, ibi ni ibiki. Twe twarabibonye bo ntibabibonye. Uwasizwe Samson, umunaziri, uwashizwe mu nda n'Imana, uwujuje ibisabwa byose, Satani ntasonagira aza gutera uwasizwe. Intambara ikomeye yirunda kubasizwe. Bibiliya iravuga ngo muce bugufi, muri Yakobo 4:7 ngo muce bugufi mugandukira Imana ngo murwanye Satani. Imbere y'Imana uce bugufi nibyo biguhesha kuresista the devil. Duca bugufi gute? Mu masengesho, kubaha ijambo ry'Imana no kumvira ubuyobozi, kuko n'ukuboko kw'Imana. Ndababwira rero ibintu nkabingahe nihuta, ni gute twaresista, twarwanya Satani mu buryo buri pratique. Tubigenza gute? Iyo tuvuga ngo turesiste Satani, kurwanya Satani, bivuze iki mu buryo pratique? Number 1, kurwanya Satani nukuzura umwuka wera, kuba mu mbaraga z'umwuka wera. Ngo umwuka wera muzaho ashwanyaguza yandare.